ubundi ku itariki 24 z'ukwezi n'ubundi kwa 9 uyu mwaka turimo nibwo amwe mu mafoto ndetse na video byatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga bivuga yuko uwuzwi nka Kimomo by'umwihariko yamaze kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse kandi benshi bagatangira kubihuza na video yaramaze kwa uploadinga hashizeho iminsi 2 yonyine, avuga yuko YouTube channel yiwe yamaze kugira ibibazo. So rero ndagira gato cyane mbere yuko tugira ikindi kintu tuvuga buri amanze babwira akantu mutazi, no kuvuga ngo bino bintu byose twese tuba dukora nubwo wagenda ugakora ibiki, ariko ubu tuvugana aya masaha isi yamaze gutera imbere ku buryo ibintu byose uhita ubimenya mu buryo bworoshye, icyabaye cyahindutse byose ugahita ubimenya. No kuvuga ngo rero ubundi musanzwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zazanye ibyo bita ChatGPT, noneho aho ngaho nyuma yuko murabizi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihangana n'Ubushinwa ndetse zigahangana n'Uburusiya. Uburusiya nabwo buzana utudabing yabo kugira ngo ujye umenya amakuru y'umuntu mu buryo bworoshye. Nibyo bintu tugiye kwifasha tukareba Rocky yagiye mu biki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ese ari gukora y'ibiki, amakuru ahari wundi nayaye. Reka gato nayisanye imbaza by'umwihariko iyi AI irangije imbwira gutya, irambwira iti ubundi amazina ye bwite yitwa Uwizeye Maurice. Ku bantu bamuzi neza uri buze kuza kumbwira ko iyi AI n'ahani itubeshye, ibintu byose yabikubwira kandi kakubwiza ukuri iyo umaze kuba icyamamare. Nayibajije ndayibwira none banze umbwire ubundi Rocky Kimomo ni muntu umeze gute, ubundi yagiye hariya gukora iki, byagenze gute. Irangije ibanza kuma profile, yambwira ati ubundi mazina ye bwite yitwa Uwizeye Maurice. Ku mazina asanzwe ndetse yaramenyekaniyeho akaba ari Rocky Kimomo. Yavutse ku itariki 24 Kanama umwaka w'1991. Ubwo abazi guteranya imyaka barahita mumbwira imyaka afite muri comment, ndagira ngo tugende tunaganiramo gake gake. Rero uyu nguyu Uwizeye Maurice cyangwa se amenyekanye nka Rocky Kimomo yavutse n'ubundi kuri izo tariki maze kubabwira haruguru, arangije avukira mu mujyi wa Kigali by'umwihariko ku Muhima, ariko aza gukurira hehe? Aza gukurira mu Gatsata. Se umubyara bamwita Nzamurambaho Gerard, naho mama we umubyara bamwita Batamuriza Immaculée. Uyu nguyu Rocky Kimomo cyangwa se Uwizeye Maurice ubundi yize amashuri yisumbuye muri Ecole Saint Joseph Kabgayi. Icyo gihe akimara kurangiza yahise akomeza n'ubundi kaminuza haramaze kuzaho ibyo bita ama IPRC, arangije yiga IPRC East ayirangiza mu mwaka w'2017. aribwo Rocky Kimomo twamaze kumenya nyine nka Rocky Kimomo ku mazina ye bwite nyine Uwizeye Maurice, aribwo by'umwihariko yahise yerekeza mu bigendanye n'agasobanuye, aho yakoze nyine ibyo bita movie interpret cyangwa se dubbing. Dubbing ni uburyo ki ushobora gufata ururimi rwa filimi urangije ukarushyira mu rurimi rw'iwanyu abantu bumvamo, ariko icyahindutse ahangaha ntabwo Rocky yashyizemo cyangwa se yakoze dubbing yonyine, ntabwo twavuga ko yakoze dubbing yonyine, ahubwo yakoze dubbing ayikoresha umunwa we ndetse kandi ayikoresha n'ijwi rye, bituma namamara. Ubwo kugira tubitandukanye neza, umuhanga ashobora kuza agakora ibyo abantu bari gukora yarangiza akabavugisha Ikinyarwanda, ubundi ibyo ngibyo babyita dubbing. Noneho dubbing yikwa kundi, noneho babana ahubwo ushaka kuzajya usubiramo ibyo bari kuvuga nawe ukagenda ubisobanura nyine kugira ngo ibintu bigende byoroha. Kandi iyi yayikomeza itubwira ngo ubundi Rocky Kimomo ni CEO wa Rocky Entertainment, ikindi kandi akaba ari umucuruzi ukomeye cyane, ariho bahise bavuga bati ari nabwo yashinze iyo bitaga Kimomo Safaris. Ntabwo mfite amakuru n'ibigikora cyangwa se itagikora, ariko hano barabikubwira. Ikindi kandi akaba yaranasohoye filime bitaga Wolf of Soldiers, iyi murayize yisohoye mu mwaka w'2023. Bakomeza bakubwira amakuru yose agiye atandukanye, ariko twagera by'umwihariko ku bijyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi AI yatubwiye yuko ibyamujyanye ari ibigendanye na business, kwiga business. Ubwo rero bavugaga yuko uyu Rocky Kimomo ashobora kuba n'undi hari ibindi bintu bimujyanye byo kuba atazagaruka n'ibiki byose, ibyo ni ibinyoma. Songe banyita Mr K, yibayita by'umwihariko Mr K Empire TV. Reba ko amaze ukana subscribe, like, share na comment. Dukora iminota mikeya twikomereza tuza turebera hamwe utuntu n'utundi turi kugenda tuvuga. Simugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibane namwe. Ese wamaze ukana subscribe? Niba utarabikora nyamuneka ndakwinginze hita ubikora aka kanya, ubundi dukomeze turyoherwe by'umwihariko n'ibiganiro tugomba kuzajya dusangira umunsi ku wundi. Babwira ndabakunda cyane, Imana ibane namwe. Hasta a la vista. Ciao ciao.